Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Ngiye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro nk'ibisanzwe ndi Yvonne. Ngusaba gukora subscribe kugira ntujye ucikwa n'iki kiganiro. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rihabwa umwana w'umuhungu ariryo Ian. Reka turebere hamwe inkomoko y'izina Ian, imico yabo, ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga. Nimucikwe mbahaye ikaze. Izina Ian ni izina rifite inkomoko mu ndimi nyinshi, benshi barikoresha muri Afurika no mu ndimi z'amahanga, kandi ryongera gusobanurwa nk'iri zina rifite agaciro gakomeye n'imbaraga z'imbere. Izina Ian risobanura impano y'ubuzima, uzanye amahirwe, uwavutse ari umugisha, utarambirwa n'inzozi ze. Izina Ian riranga umuntu udasanzwe ufite impano yihariye n'umugisha ugaragarira mu buzima bwe n'ubw'abandi. Uwitwa Ian akenshi aba ari umugisha mu muryango, mu bandi no mu buzima bwa rusange. Afite imbaraga zidasanzwe z'ubushake, kwihangana no kudacika intege. Ni umuntu uzana impinduka nziza, impano n'ibitekerezo byungutse kandi bibangutse. Akunda gusobanukirwa ibintu ndetse no kumenya gusoma ibintu neza. Ian afite imico myiza nko kuba umugwaneza kandi utanga icyizere, arangwa no gukunda abantu, azi kwitanga, afite umutima utekereza kure, afite impano yo kuyobora mu bwitonzi, akunda kuvuga bike agakora byinshi. Mu mbaraga Ian afite, ni umuntu w'inzozi kandi akazigeraho. Arashishoza, mu bintu bye abikora neza. Afite uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro. Imbaraga zo kudacogora no kugorora abandi. Ibishobora kunanira rimwe na rimwe bikamugaragaza nk'aho ari umuntu mubi, nko kwihishahisha cyane igihe ababaye, gufata ibintu ku mutima cyane, gufata ukuri muto bigatuma abandi bamufata nabi, kugira isoni cyane, kwitonda bikabije. Reka turebere hamwe noneho ibyo Ian bakunda. Ian bakunda amahoro n'ituze, inshuti z'inyangamugayo, gufasha abandi kugera ku byabo, kuba ahantu hatuje hatari urusaku, gutekereza, kumva umuziki, kwiga ibintu bishya, kandi agakunda abantu bakunda ukuri. Ibyo Ian yanga abantu benshi bavuga ibintu bitari ukuri, amakimbirane n'impaka zitagira umumaro, abantu batizera cyangwa baca intege abandi, ibyemezo bihubutse, guterwa hejuru no kubangamirwa. Mu magambo yimbitse, izina Ian ni izina rihabwa umuntu ufite umugisha, impano, imbaraga z'imbere, kandi ufite umutima mwiza uharanira amahoro n'iterambere. Akunda ukuri, ituze n'abafite umutima mwiza. Yanga ikinyoma, impaka zidafite umumaro n'ababangamira amahoro y'abandi. Izina Ian naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share ndetse na like. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, izina twagusobanurira watwandikira muri comment, tukazagusubiza mu kiganiro gitaha. Ntimuzacikwe, mugire ibihe byiza.